Ku bantu bari kubaza ukuntu bashobora gukoresha exchanger yitwa Ox bakabikuzamo dogs zabo, ndagira ngo rebe kano ka video witonze kugera ku musozo kugira ngo utaza kwibeshya. So nuza kwibeshya uraza kubura coin zawe. Icyambere ugomba kuba ufite nyine exchanger Ox muri telefone yawe kandi ukaba uyifitemo iri verified. So tuvuze ngo iri verified no kuba byibura ufiteho kano kamenyetso kari verify. Nimba itari verified, ikintu cyambere ukora no kubanza kuyikorera verification. So numara kubona exchanger Ox muri telefone yawe verified, icyo ukora uraza kuza winjire muri Telegram. Nugera muri Telegram urebe ya dogs yawe uyikandeho, hanyuma umara kanda kuri dogs ukanda handitse ngo open. Umara kukanda open tegereza ifunguke. So hano baratweretse ngo deposit to exchanges. So itukanda hano handitse ngo deposit to exchanges ahangaha, hanyuma wamara kuwakanda hagahita haza zino options zigiye zitandukanye. Hari option ya exchanger, hakaba na option ya wallet Telegram. So nukoresha exchanger zizagera muri exchanger ku itariki 20 z'uku kwezi, ariko nta gas fee bazaguca. Ariko nuramuka ukoresheje wallet in Telegram baraguca gas fee, ariko nabwo biraba byoroshye ko coin zawe bahita zibona ako kanya. So rero ku bantu bari gukoresha exchangers kubera ko ziremewe, turukoresha exchange ebyiri ni Bybit ndetse na Ox. So ngiye ndimo kurecording abantu gukoresha Ox, hanyuma urahitamo exchange ukande continue, uhitemo Ox, hanyuma ukande send here. Icyo bakubaza kuvuga ngo do you have an Ox account? You need to add your deposit address and memo to receive dogs. So kubera ko rero ufite Ox account urakanda hano ngo yes I have it, hanyuma barakubaza Ox UID, bakubaze dogs deposit address na memo. Ndagira rero ngo ukurikire neza urebe ukuntu tugiye kubibona. Nuza kwibeshya uraza gushiduka wakoze ibintu bitari byo. Icyo urakora uraza kuza winjire muri Ox account yawe, hanyuma numara kwinjiramo ukande hano hejuru, hano kutu tuntu ko tumeze gutya, hanyuma numara kuwakanda uze ukande hano kuri aka kantu kaga fresh hano uri kubona, wakande dore UID bavuga ni iyi ngiyi, ukanda kwa kantu kanditseho copy, aka ngaka ni kukandaho this one, hanyuma iyo ukanzeho barakwandikira ngo copied, hanyuma mara kuba copied ugahita ugaruka kandi muri Telegram ukayipestingamo. Turi kubikora step by step kuko nanjye ndi kubikora mbita ko nyibikuza, hanyuma ukagaruka mo handi barakubaza address, uhita kusubira inyuma ukakanda hano handitse ngo deposit ahangaha, ngo urahabona ngaha kuri deposit, mara ukanda deposit ukahita uza hano hejuru muri search, kandikamo ngo dogs, kaza ukayihitamo. Hano ndihuse cyane reka mbikwereke. Ubwo ngo maze kwandikamo dogs ihitiza dore ngiyi, hanyuma icyo ukora ni ukwikandaho. Ukimara kwikandaho bakwereka hano handitse ngo Dogstone minimum deposit na deposit arrival, ugakanda hano kuri iyi ugategereza igafunguka, bagahita baguhereza izi task ukazibona. Icyo ugenda ukora ni ukanda hano kuri done, ubundi ukanda kuri aka kantu kaka wallet, look akangaka, kugira ngo copy wallet. Icyo ukora urayikopiya, amara kuyikopiya ukazana address yawe ukayipestingamo hano, hanyuma igisigaye ni memo uyikura hano, akangaka niko twita memo, dore ngaka
nakoraga kopi. Hano handitse ngo comment niyo yitwa memo, ubwo uyikandaho uyikopiye, numara kuyikopiya uyizane nayo neza uyirambikemo ahandi. Ahangaha handitse ngo memo. So urabona ko utuntu twacu tumaze kujyamo uko ari dutatu. Icyo ukora rero uhita ukanda handitse ngo send, ni uguhita ko ukanda hano kuri confirm. Deposit is in progress. Avuga ngo now be ready for listing on 20 August.